mbahaye ikaze nanone kuri Jess Rapano, mbashimira ukuntu mukomeje kugenda mukora like, comment, share. Rero nk'uko nabivuze akenshi comment ndazisoma. Hari umuvandimwe uyu munsi watubajije ngo ni gute twamufasha ukuntu babara GPA. Rero Muhorakeye Nadine ndagushimiye ku bwa comment yanyu. Nanjye ngiye kugerageza kubisubiza. Mu by'ukuri ntago nzi ngo wize ibiki, ariko ndabisubiza mu buryo buri general, mu buryo buri in general, like ndagerageza kubisubiza. Nk'uko mubibona kuri title ndaza gukoresha case study ya University of Rwanda kuko ariho nabashije kubona transcript. Noneho ngerageze no kubisobanura. Ubundi GPA zibamo ibice bibiri. Tugira icyo bita unweighted GPA, tukagira na weighted GPA. Unweighted ni mu gihe, reka ngerageze kubyandika. Unweighted ni mu gihe ni mu gihe tutareba uburemere, ni igihe tutareba gukomera kw'isomo. Ni ukuvuga ngo turakarikira tutitaye ukuntu isomo rikomeye. Muri weighted GPA ni igihe tureba isomo rikomeye. Dufate urugero, niba imibare tuyibara nk'isomo rikomeye, umuntu nk'ahariya murabona ko kuri urugero hano uyu muntu afite 80, dukurikije 80 yakabaye afite 5. Niba rero imibare tuyibara nk'isomo rikomeye, umuntu agiye agatsinda wenda isomo ryoroshye nirihera nko kwirukanka, ntago yaza kugira 5, turazenda kumuha icyo gihe agira 4. Yatsinze ariko yatsinze mu isomo ry'igisosi, so araza kugira amanota 4. Icyo ariko ndumva twe kuko batigeze specify, ndumva hano dushobora kuba dukoresha unweighted GPA. Ibyo byumvikana. So rero GPA bivuga ubundi mu magambo arambuye bivuga grade point average. Grade point average. Kwa ni uruhurirane, ni ugufata impuzandengo y'amasomo wize mu mwaka. Bafata average y'amasomo wize mu mwaka, mu gihe cyose wamaze muri porogaramu yawe. Reka dufate urugero, dufatende urugero k'uyu muntu witwa wenda twise name, reka tumwite Alex. Dufate urugero tumwite Alex. Yize ayahe masomo muri bachelor degree? Yize mate, yiga English, yiga Kinyarwanda, yiga wenda wenda na education. Noneho dufate urugero ko imibare yari rifite icyo bita credit unity 10, English ari 20, Ikinyarwanda ari 20, education ari 20. Aya ni amasomo nafashe, nagendeye kuri n'urugero nafashe par hasard. Noneho tubare ko amanota yagize ari 80 mu mibare, agira amanota 76 n'ibice 5 mu Cyongereza, agira 90 mu Kinyarwanda, agira mu isomo ryitwa education agira 83 n'ibice 68. Hano rero ukurikije uko University of Rwanda ibibara ko grade ari angahe. Iyo ufite hagati ya 80 kugeza ku 100 baguhereza 5. Dufate urugero uyu muntu, ariko reka mbicurike, reka tujye kuri education wenda. Okay, uyu muntu urabona ko yageze hano dukurikije grade point afite 5, sibyo? Noneho kankireho okay, afite 5. Average nako Icyongereza naho afite 76, kandi bitwereka ko kuva kuri 70 kugeza kuri 79 aba ari amanota 4, ubwo araza agira 4. Noneho ariko tuyahe namba. Noneho Ikinyarwanda agira 90, ubwo aragira 5. Noneho education agira 93, ubwo naho aragira 5, sibyo?
Iki rero ibi nibyo nari ndimo kuvuga yuko muri average urabona aba bantu bafite amanota bafite 5, afite 4, ariko ushaka wanabihindura, ushaka wabihindura. Ni urugero dufashe par hasard, bitaza kuvuga ngo ni ihame. Wowe ubireba amanota wagize, ukareba n'icyiciro na grade point bihuza. Icyo ukora ni iki: hano uhita uza ugakora icyo nakwita sum and product times product. Ugiye gufata aya manota uyakube aya, ufate ubwo ni 10, urafata 10 gukuba 5 tubone 50, gutyo gutyo. Dufate 80 gukuba 4 tubone 80. Dufate 10 gukuba 5 tubone 100. Dufate 20 gukuba 5 tubone 100. Noneho ibi byose tubiteranye, dufate hano twandikemo ko ari 50 guteranyaho 80 guteranyaho 10 guteranyaho guteranyaho 100 bibyare 380. Niturangiza dufate credit units tuziteranye nazo, tubone ko sum yazo ingana na 10 guteranyaho 20 guteranyaho 20 guteranyaho guteranyaho 20 tubone ko ari 70. Kugira ngo rero ubone GPA, icyo ukora ni iki: uzafata iki giteranyo cya hano, reka tukite sum of grades, yego, noneho na sum of credit, okay, sum of CU. GPU rero tuyibona, GPA tuyibona dute? Tuyibona dufashe sum of grades tugabanyije sum of CU, sum of credit. Nibyo biduhereza GPU. Okay, biza ni 70. Sum of grades. Okay, yeah, I know. Okay, sorry. Okay. So nibyo bigiye kuduhereza. Turaza hano twandike, nari nanditse formule nabi, twandike ni 310 tugabanyije 70, biraza biduhe 4.7. Niyo GPU, niyo GPA, niyo manota average y'amanota yagize. Urabona ko nibwo yari yagiye kugenda yuzuza, ariko uyajyanye kuri 5 yabona 4.7. Ubundi normally guhera kuri 3.5 aba ari amanota babara ko arimo sawa, aba ari amanota babara ko arimo neza. So hano ni uku twari tubaze ubariye kuri kaminuza y'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo buri kaminuza yose iba ifite GPA nuza yayo, grading point yayo, grading scale yayo. So rero wowe uzafata amanota wagiye ugira mu ishuri, ugenda ureba kuri grade point yayo kuko zirahari. Niko ndashaka kwerekana transcript yanjye, ariko aya manota nakoresheje nayo nafashe par hasard, ariko yari afite aho avuye, ko iyi transcript aka screenshot nakoze nakanjye naka transcript yanjye. Rero wenda iyi mibare wayihindura, uyihinduye birumvikana ko amanota yahita agabanuka. Ubu ni ukuvuga ngo hano ukizemo 4, ukizemo wenda 4, urumva GPA yahita igabanuka. Sinzi impamvu ndimo kuvuga GPU ni impamvu ubwayiti, niyo mpamvu nabyo ni ikindi kintu. So rero GPA ibingana ni ugufata
amanota wabonye, ugakuba credit y'inshuro wayize, warangiza ukaza kubiteranya ibyo bintu, warangiza ukaza kubigabanya inshuro ukaza kubigabanya credit zose wize amasaha angahe mu ishuri. Ni ukuvuga rero credit unit urabizi ko ari amasaha uba warize, ndumva niyo umuntu yakoraga reteke niyo yishyura aya mafaranga, aya manota niyo yishyuraga. So ibyo nibyo biza bikaza kuduha GPA ingana gutya. Kandi nk'uko nabivuze muri GPA tugira difference, ndimo kwibutsa gukora remind. Tugira icyo bita unweighted na weighted GPA. Weighted GPA ni igihe tubara ubukomere bw'isomo, unweighted ni mu gihe tufata byose. Urabona nk'ubu twabivanze, twafashe imibare ntabwo twigeze twita ngo irakomeye ntikomeye. So rero kuko hano batigeze babivuga ngo isomo rikomeye rihabwa aya, isomo ridakomeye rigahabwa aya, niyo mpamvu twabifashemo byose hamwe turatigira. Kugira ngo umuntu wize muri kaminuza y'u Rwanda icyo ari buze gukora, arajya kuri transcript inyuma, kuri transcript y'inyuma ndumva hari agapaje kandi kaba kariho inyuma, arebe amanota yagiye agira. Urabifata ubyandukure amanota y'igihembwe ya semester 1, semester 2, semester 3, ubyandike byose, ukore credit unit uziteranye. Nurangiza ujye ufata credit unit ukube n'amanota na grade point wabonye. Urabona nk'uko njye nabikoze, nafashe 80 ndeba icyo ihura, nsanga ihura n'amanota 5. Mfata 76 nsanga ihura n'amanota 4. Mfata 90 nsanga ihura n'amanota 5. Mfata ya 5 nabonye nyakuba credit unit nize. Mfata gutyo niko nawe uri buze kugenda ubikora. Rero dushimiye Muhorakeye Nadine. N'ikindi kibazo umuntu yagira dushobora gufatikanya tukabiganiraho. Murakoze rero kandi Imana ibarinde, ibahumurize kandi imbere ni heza, ibihe byiza.